Mwiriwe, ndabashuje mu izina rya Yesu, kandi ndabashimye kubona mwongeye gufata akanya ngo tuganire. Ikiganiro cy'uyu munsi rero, ndagira ngo tuganire ku mpamvu yatumye Yesu yemera gupfira ku musaraba. Ubwo rero nagize nshaka ibintu bitanu, impamvu eshanu zatumye Yesu apfira ku musaraba. Ubwo nizo nashyize hamwe, turaza kurebera hamwe dukoresheje ijambo ry'Imana, hanyuma turebe impamvu yemeye kudupfira gutyo. Ubwo rwose reka dutege amatwi, ubundi umwuka wera atuyobore. Reka dusenge. Mana igira ubuntu, turagushimye uyu mwanya, turagushimye rwose ko tuje kuganira ku byawe. None turasabye mwuka wera, ngwino usanga abawe, utuganirize, udushoboze kumva impamvu umwami wacu Yesu yemeye kwitanga ku musaraba. Ngaho rero dufungura amatwi rwose, Mana, nawe unkore ku munwa, mvuge ibivuye iwawe, unkore ku mutima, mvuge ibyawe. Mwuka wera uyobore umugaragu wawe, kandi havugwe ibigomba, kandi nawe ubihe umugisha, uhe n'abateze amatwi. Tubisabye mu izina ry'uhoraho Imana yacu Yesu Kristo, amen. Ubwo rero nk'uko twabivuze nyine, Yesu yapfuye ku musaraba adupfira twebwe abana b'abantu, kubera impamvu y'uko dufite icyaha cy'inkomoko. Iki cyaha cy'inkomoko rero twari twarigaraguye, twarabaye babi, nuko Imana irareba iti reka nohereze umwana wanjye apfe, kugira ngo abere igitambo cy'abantu banjye, abantu nkunda. Ubwo rero ibintu bitanu nateguye. Icya mbere, Yesu yapfuye ku musaraba kubera ko ntabwo twari tucyumva, ntabwo twumviraga Imana, twari twararetse kumvira Imana, kubera ko turakurikiza ijambo ry'Imana n'icyo ritubwira. Ubwo kuri ubu ngubu, kuri iyi mpamvu y'uko tutumviraga Imana, reka tujye mu gitabo cy'Abaroma, igice cya gatatu, umurongo wa 23. Reka nsome. Kuko bose bakoze icyaha, bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Burya rero twese, kubera ko turi abanyabyaha, hari ibintu tujya tuvuga ngo "Ah, kiriya ni icyaha, ariko buriya ni gatoya, ntabwo Imana yabibona nk'aho ari icyaha." Reka ntange urugero. Hari ibyaha dukunda gukora, kandi kubera ko dufite umwuka wera agashavura. Reka ntange urugero, nk'iyo abavandimwe cyangwa inshuti, iyo tugiye hirya no hino se, umuntu akatubaza ati amakuru yanyu, ubundi umuntu akavuga ati ni meza, cyangwa se ndaho. Ubundi akenshi usanga abantu tubeshya. Umuntu waba kuvuga ati ni meza, abivugira ukuri ko ari meza, ahubwo akavuga ngo ni meza nyine kugira ngo asubize icyo gisubizo. Ubundi uko umuntu abibona, abona ko atari byo, ahubwo wa muntu afite ibibazo. Akenshi tuvuga ngo ni meza, kandi ubundi dufite ibibazo mu mutima, cyangwa mu rugo, cyangwa ku kazi, hirya no hino. Ubwo rero aho ngaho ndi kuvuga nti, abantu hari igihe tuvuga ngo ni meza kandi atari meza, kubera ko dufite umwuka wera rero, kandi umwuka wera ntabwo akunda icyaha, arashavura. None reka tujye tugira gutya, tuvuge tuti ni meza iyo ari meza, tuvuge tuti ntabwo ari meza ariko sinshaka kubivuga, cyangwa se ntabwo nzaba mbikubwira ikindi gihe, cyangwa se ntabwo ari meza ariko ntabwo nshaka kuvuga impamvu. Bise biterwa n'uko umuntu ashaka kubyifatamo, ariko akenshi tujye tugerageza kuvuga tuti ni meza cyangwa si meza, tuvuge impamvu iyo tubishatse. Nitutabishaka tubwire umuntu tuti ntabwo mvuga impamvu, ariko amakuru mfite uyu ngubu ntabwo ari meza. Kandi ndumva mugenzi wawe uwabyumva wese yakwemera, akavuga ati gatambwiye wenda nta kibazo, ariko batari meza. Burya abakristu, umuntu yavuga ati ndagusengera, Imana igufashe. Ubwo icyo ni icya mbere. Impamvu ya mbere yatumye Yesu apfa ku musaraba, nuko turi abanyabyaha, twari dusigaye tutacyumvira. Kutumvira kwatumye Imana yohereza Yesu aza kudupfira ku musaraba. Impamvu ya kabiri, ibyaha byari bitugeze ahaga, twaracumuraga biturenze, twigaragura mu byaha. Iyo mpamvu ya kabiri rero, twigaraguraga mu byaha, Imana yararebye iti umwana wanjye najye gupfira umwana w'umuntu. Kubera ko Imana idukunda, ntabwo yashaka ko dukomeza kwigaragura mu byaha.
twari twarapfiriye mu byaha ku buryo butavugwa. None rero Yesu yapfuye kugira ngo atubere incungu y'ibyaha byacu, abe igitambo cy'impongano y'ibyo byaha twakoraga. Reka tujye mu igitabo cya Isaya igice cya 53 umurongo wa 5 n'uwa 6. Reka nsome. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi mirongo yo mu gitabo cya Isaya iramfasha cyane cyane iyo ndeba impamvu cyangwa iyo nibaza urukundo ruhebuje njya mbona Yesu ankunda. Nkareba muri Bibiliya iyi mirongo maze gusoma iramfasha, kubera ko ndareba nti njyewe ndi umunyabyaha. Kubera iki rwose iyi Mana yampfiriye? N'ibibi byose nkora nigaraguramo amanywa nijoro, yego nsaba imbabazi, ariko ugasanga ibyaha rwose bihoraho. Imana ikadufasha. Imana rero yararebye itireka Yesu apfire mwene muntu. Iyi mirongo kubera ko imfasha, igihe cyose nyisomye numva yongeye kuntera umwete wo gukurikira Yesu, ikantera kongera gushaka kumusobanukirwa, ikantera gushaka kumukurikira no kumukunda kurusha. Rero isengesho ryanjye nawe ni ugusaba Mwuka Wera akadukundisha ijambo ry'Imana, ubundi tukajya tugendera mu ijambo, Mwuka Wera akadushoboza. Ubwo tuvuye ku mpamvu y'uko twari twigaraguraga mu byaha, mbese urebye twari twarapfiriye mu byaha byacu. Niyo mpamvu Imana yohereje Yesu ngo adupfire. Iyo ni impamvu ya kabiri. Ngiye ku mpamvu ya gatatu, ngo Yesu yadupfiriye kubera ko twari abo kurimbuka. Yesu yadupfiriye kubera ko twari abo kurimbuka, kubera ibyo byaha nyine. None rero reka twongere duhagarare mu ijambo ry'Imana. Ngo turajya mu Baroma, noneho turongera tujye mu gice cya 6. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23. Reka nsome ibyo Paul yanditse ati: kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe cy'urubanza kiriho kuri buri wese. Twese tuzacibwa urubanza, kandi urubanza ruzacibwa kubera iki? Ibyo twakoze. Ubwo rero niba dukora neza, Imana ifite aheza yatugeneye. Niba ducumura, turi abanyabyaha, tutajya twicuza, duhora twigaragura mu byaha, ubwo urabyumva nyine tuzarimbuka. Noneho nubwo Imana idukunda, ntabwo ikunda icyaha. Yanga icyaha, ariko igakunda abanyabyaha, njyewe nawe. Niyo mpamvu ubundi twagombye kujya tuyikurikira rwose, tukayikunda, kuko idukunda birenze ukwemera. Nubwo icyaha kidutandukanya na Yesu, urupfu rwa Yesu niyo nzira. Urupfu rwa Yesu rutuma tubabarirwa. Iyo tugiye tugasaba imbabazi, Imana rwose iratubabarira. Yesu yadukijije kubw'ubuntu bwe bwose. Nta kintu na kimwe twakoze cyangwa twatanze kugira ngo Yesu aducungure, kugira ngo Yesu adukize. Imana ihabwe icyubahiro. Reka twongere tujye mu murongo wo muri Bibiliya, ubwo ngiye kujya mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21. Reka nsome. Pawulo aravuga ati: kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we dukizwe, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bavandimwe, ku musaraba wa Yesu niho ibyaha byashizwe. Wa musaraba yari ariho amanitse, niho ibyaha byanjye nawe yabijyanye. Imana
ihabwe icyubahiro. Hari indirimbo nkunda kuririmba, ubundi ndi umuririmbyi nkunda kuririmba ngo ubuzima bwanjye ni wowe mbugenera, nabuhaye wowe kubera ibyiza wankoreye. Watanze ubuntu bwawe, utanga ubuzima bwawe, amaraso yawe arava ashyiramo kubera njyewe umunyabyaha. None Mana, icyo nakora ni uko nzahora ngusingiza kandi ngahora mba mu bikari byawe, mbese nsingiza izina ryawe, ndi ku ruhimbi rwawe ngusingiza nkuramya. Iyo ndirimbo iramfasha, ayo magambo aramfasha, nanjye ndasenze mwene data ngo Imana idufashe tujye twibuka ibyo Imana yakoze, ibyo Yesu yakoze, duhore ku ruhimbi, duhore ku mavi, duhore dutakamba kugira ngo tutarimbuka, hanyuma Imana idushoboze mu nzira tunyuramo tujya kwa Imana, ku Mana Data. Ubwo rero reka tuve kuri iyi mpuza ya gatatu, impamvu ya gatatu ariyo yayindi yuko twari abo kurimbuka, tugiye ku mpamvu ya kane ngo Yesu yapfuye kubera ko twari dukeneye umuntu utwunganisha n'Imana. Ahangaha rero Yesu yatwunganishije n'Imana kubera ko twari tumeze nabi, nta cyagendaga rwose, twari abanyabyaha. Yemeye kwikorera uwo musaraba w'ibyaha byacu kubera ko yabonaga nta kigenda. Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu kugira ngo tutagira icyo cyaha tuzagira nyine kigatuma dupfa burundu, Imana idukunda ntituyikurikire. Yapfuye kugira ngo yikorere uyu musaraba, kugira ngo yikorere ibyaha byacu, kugira ngo iki cyaha kibi cy'inkomoko kidakomeza kutwokama, ubundi tukagenda buherere, umwanzi akatwifunga. Ariko yemeye kwitanga, yemera kubihagurukira, yemera kuva ari amaraso kugira ngo atubere inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo tudahura n'ibihano byari bidutegereje. Ibyo bihano byari urupfu ruhoraho iteka ryose. Ubwo rero bavandimwe, Yesu nawe yemeye biriya bintu yakoze byose, ntawe umusunitse, ntawe umuhendahenze, yaremeye abihagararamo kubera ko urukundo adukunda narwo ari rwinshi. Yemeye kwitanga, adupfira ku musaraba nk'abanyabyaha kugira ngo tudapfa nabi, kugira ngo tutagenda sekibi akatwigarurira. Yabyemeye kubikora adashidikanya. Noneho icyo gikorwa yagikoze kugira ngo Imana Data nayo ibone ko abantu bose batayicitse bose. Yarayubashye, arigenda nyine umusaraba, ni misiyo yari yamuzanye kugira ngo aduhuze n'Imana Data kugira ngo two kugenda buhere. Iki gikorwa yagikoze nta gahato bamushyizeho, ahubwo byari ukubera ko adukunda, akunda abana b'abantu, aradukunda, akunda njyewe nawe. Ntabwo yashatse ko iki cyaha gituma rwose tutagenda ngo twungane, yatunganyishije n'Imana Data kugira ngo tutagenda buherere kubera ibi byaha dukora. Reka rero nk'uko nakomeje kubibabwira, tujye mu murongo wa Bibiliya. Uyu nguyu tugiye kureba ni Abakorinto ba kabiri, igice cya 5, umurongo wa 19. Reka nsome rero. Pawulo ati: kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Imana ishimwe. Imana yacu yaratwigaruriye, idukiza ibyaha twakoze kugira ngo tugire ubukiranutsi, kugira ngo tube abakristu b'abakiranutsi. Imana ishimwe. Ni Yesu wadushoboje, ni Yesu wakoze icyo kintu rwose, maze tubona iyo nzira, ku buryo natwe twavuga ko turi abakiranutsi mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. None rero bene Data, iyo twemeye Yesu Kristu, iyo twamwemeye, ntabwo tuba tukiri abanzi mu maso y'Imana. Ahubwo niyo mpamvu Kristu ntabwo kuba tukiri
abanzi bayo, ntabwo tuba tukiri abanzi bayo iyo twemeye Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo twamwemeye yatwunganisha na Yesu, maze Yesu nawe agakomeza akatubera umwami mwiza. Iyo Yesu yatwunganishije n'Imana, Imana nayo iranezererwa na Yesu nawe akabona ko akazi yakoze atagakoreye ubusa. Niyo mpamvu muvandimwe nongeye gusaba ngo rwose niba Yesu yaraduhuje ku musaraba, niba Yesu yaraduhaye kumwemera, niba Yesu twaramukurikiye, natwe tujye tureba inyuma, turebe abavandimwe, inshuti hirya no hino se umuntu utaramenya iki Yesu akora kutwunganisha n'Imana, natwe tugende tumubwire iri jambo ritagatifu, tumubwire ko Yesu yatwunganishije n'Imana isumba byose, ko kandi tutagombye gukomeza gupfa mu byaha, ko twagombye kumukurikira. Natwe tujye tugenda twunganishe abantu na Yesu, tugende tubabwire inkuru nziza, tugende tubegereze umusaraba, tugende tubabwire icyiza twabonye muri Yesu, maze bakurikire Yesu Kristo. Kandi rwose nzi neza yuko iyo tubikoze Imana irabinezerwa, kandi nicyo natwe twari dukwiye kujya dukora nk'abana b'abantu, abana bishimiye Uwiteka. Natwe twakijijwe kubera niyo mpamvu twitwa ingabo za Yesu. Turi ingabo za Yesu, ingabo ziri muri iyi si, turi gukora akazi ka Yesu kubera ko nicyo tubereyeho, gukora umurimo w'Imana kugira ngo ingoma ye yogere hose. Imana ishimwe. Hanyuma rero ubwo tuvuye kuri impamvu ivuga ngo twari dukeneye uko Yesu atwunganisha n'Imana, ubwo ni impamvu ya kane. Impamvu ya gatanu, Yesu yapfuye kugira ngo atwegereze Imana Data. Imana ihabwe icyubahiro. Urumva ibyo bintu byose Yesu yakoze. Yesu yapfuye kugira ngo atwegereze Data. Turebe mu gitabo cya Bibiliya muri Matayo igice cya 20 umurongo 28, reka nsome. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yesu yapfuye kubera yewe nawe, yapfuye ku musaraba kugira ngo aducungure, kugira ngo atubere inzira, ukuri n'ubugingo. Gucungura rero abantu bazi abaslevi cyangwa babandi bakoreraga uburetwa, bacungura ko ari ukugenda bagatara igiciro bagendaga bagatanga, noneho uwo muntu ntaba akitwa umuretwa. Yesu rero nawe yatanze icyo giciro. Icyo giciro yakigize ate? Yagiye gupfa ku musaraba, amaraso arayamena, hanyuma rero apfa karagashinyaguro. Nicyo giciro yatanze, maze atugura. Mbese natwe twaracunguwe, Yesu yaraducunguye ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Amen and amen. Ubwo rero bavandimwe, ibyaha byatujyanaga mu gucumura no mu gukora ibidatunganye, Yesu yaraducunguye. Twagombye kujya tumuhanga amaso, tukamukurikira, kandi tukaba abantu be amanywa n'ijoro. Ibyo byaha rero ntabwo bizatuma turimbuka, kubera ko tuzi umwami wadupfiriye, kubera ko yapfuye ku musaraba ngo atuyobore inzira y'ukuri. Twagombye kujya tumenya iri jambo ritagatifu, tukamenya Yesu, maze ntitube tukiri babandi bo kurimbuka, ahubwo yatunganyishije n'Imana. Ahubwo dukurikire iyo nzira, tugende tubane n'Imana Data, maze tuvaneyo n'abandi bari kugenda bayoba. Tujye mu ijambo rero. Ngiye muri Petero ya kabiri igice cya 3 umurongo wa 18. Reka dusome. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa, kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Noneho bavandimwe, impamvu Yesu yatugaruye ku Mana Data, ni ukubera ko twari twaraburiye mu byaha. Twarabuze nuko tubivamo rwose, tutakigira no kumva ko icyaha, tutagisobanukirwa nuko n'icyaha ari kibi, kidutandukanya n'Imana Data. None rero bene Data, Yesu yakoze igikorwa. Icyaha ntabwo gikomeza kudushyiraho ingufu, cyangwa gikomeza gutuma twitwa abapfuye cyangwa babuze
icyerekezo, ahubwo tujya kuri Yesu tukicuza, maze icyo cyaha kikatuvaho, ubundi tugahora turi ku ruhimbi rw'Imana dusaba imbabazi ngo tunyure mu nzira ihoraho, tugende mu nzira nziza, tube abana b'Imana, Imana twishimire. Icyo cyaha nta giciro gifite, icyaha nta giciro gifite kubera amaraso ya Yesu. None rero bene data, reka tujye duhora iteka dukurikira Yesu, twumve ijambo rye, twumve icyo Umwuka Wera atubwira, maze tugendere mu nzira nziza. Kubera ko Imana Data yararebye iti abantu banjye nibakomeza gukora ibyaha ntabwo bizanshimisha na gatoya, ahubwo yaravuze ati reka Yesu ajye ku musaraba, apfire abana b'abantu, apfire njyewe nawe, maze atubere inzira n'ubugingo, atugobotore muri iki cyaha cyatumye tuba, mbese cyatumye Yesu ajya ku musaraba. Imana ishimwe ko Yesu yadufatiye runini, ko Yesu amaraso ye ariyo duhagararamo, tugakomeza gukomera, tugakomeza kwicuza ibyaha, tugakomeza kumva ko yakomeje duhagarara, tubera iruhande, kutubera umucunguzi, gukora ibyo akora byose kugira ngo tumuyoboke, kandi umwanzi atubereho imbaraga. Reka rero nongere ndebe indi verse biblique dusoma. Reka tujye muri Abefeso ba kabiri igice cya 13, ubwo ngiye gusoma. Pawulo ati ariko none kuko muri Kristo Yesu, ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Urumva ko amaraso ya Kristo ariyo yatwigije hafi, kubera ko twari turi kure, hanyuma Imana irareba iti no, reka abana banjye bagaruke, nta kundi byagenda. Imana ishimwe ko Yesu yemeye akemera agapfa kari ruriya rupfu rubi, akemera akatubera inzira, ukuri n'ubugingo, itujyana kwa Papa. Ikindi nababwira bene data, nta muntu n'umwe Yesu adakunda, kandi iyo tuzi Imana rwose, twarahaye ubuzima bwacu Imana dukora imirimo, nta muntu n'umwe uhejwe aho abantu b'Imana bari gukora umurimo. Twagombye kujya dukora hamwe mu rukundo, tugakora imirimo, kandi Imana ikatunezererwa. Reka twongere tujye kureba mu igitabo cya Petero, igice cya mbere, umurongo wa 24. Uravuga ngo Petero wa mbere igice cya kabiri, Petero wa mbere igice cya kabiri, umurongo wa 24, uravuga ngo, reka nsome, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho gukiranuka. Reka nongere nsubire. Petero wa mbere igice cya kabiri 24, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho gukiranuka. Imibyimba ye niyo yababarije, imibyimba ye niyo yabakijije. Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi rero twongere tubisubiremo, Yesu yapfiriye abanyabyaha, Yesu yapfiriye njyewe nawe, yadupfiriye kugira ngo tudahura na cya gihano gikomeye kidutegereje, igihano cy'abanyabyaha, igihano cy'abadakurikira Imana, igihano cy'utazi Yesu Kristo. Icyo gihano ni icyo gupfa burundu. So Yesu yapfuye kugira ngo icyo gihano kiveho, kugira ngo atubere inzira ijyana ku Mana. None bene data, abantu bose bashaka kumenya ibyo Yesu yakoze ku musaraba, iyi mirongo rwose irafashije. Uriya murongo muri Izayi 53, umurongo wa 5 n'uwa 6, ndetse n'iki gice cya mbere muri Peter wa mbere igice cya kabiri 24, ni imirongo rwose idufasha kumenya ibintu bikomeye Yesu yakoze,
kandi na n'ubu tubihagararamo cyane cyane rwose. Hari uriya murongo wa nyuma urangira ngo mu mibyimba ye duhagarara niho dukirizwa, nabyo tubihagararamo dusenga cyane iyo turi gusengera abantu barwaye. Imana idufashe tujye dukomeza turebe ibintu byiza Yesu yakoze, ibintu byatumye adufasha gukurikira papa, byadutumye aduha kuba abo turi bo. Reka rero nongere nsubiremo za mpamvu eshanu Yesu yapfiriye, yatumye apfa ku musaraba. Impamvu ya mbere, twari tutacyumvira Imana. Impamvu ya kabiri, twari twarapfiriye mu byaha byacu. Impamvu ya gatatu, twari abo kurimbuka. Impamvu ya kane, yagira ngo atwunganishe n'Imana Data. Impamvu ya gatanu, Yesu yagira ngo yongere aduhe kugira umubano n'Imana yaturemye, kugira ngo tugire urugwiro n'Imana. Reka rero ndangize iyi nyigisho cyangwa se iki kiganiro mbabaza ibibazo. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, niba Yesu umwumvisha ahangaha gutya n'ibi byose yakoze, ese waba waramuhaye ubuzima bwawe? Niba utarahaye Yesu ubuzima bwawe rero, reka nkwibarize, urashaka kumwakira ubu ngubu? Niba igisubizo ari yego, ndasabye ngo rwose musubire mu isengesho ngiye kuvuga kugira ngo mubone uko mwakira Yesu. Mwami Yesu, ndabizi ndi umunyabyaha, mbabarira rwose ibyaha nagucumuyeho, mpa kukwakirana umutima mwiza. Ndasabye umpe umwuka wawe wera anshoboze, umpe guhora mpagaze mu byawe, undinde kuzongera kugira ngo ushavuze. Ndagushimye rwose ko wambabariye, ndagushimye rwose ko umwuka wera azanshoboza kuva none ubu. Ndagushimye rwose ko rwose n'ibyaha byose wabimpanaguyeho, kandi ndashimye ko wanyakiye. Mbisabye nkomeje mu izina ry'Uhoraho Imana yacu Yesu Kristo, amen. Mwene data, niba iri sengesho urivuganye umutima wemeye kandi mwiza, umutima bikomeye ubihagazemo, reka mbakire, mbashimire, kandi mbumvishe ko ubu ngubu mu ijuru abamarayika bari kuvuza impundu kubera icyemezo ufashe cyo guhagarara nk'umukristo. Imana ihabwa icyubahiro kuko ubu izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ufite ubuzima buhoraho iyo wemeye Yesu Kristo. Reka nongere mvuge ngo Imana ihabwe icyubahiro kandi umugisha n'uwawe. Imana ishimwe. Ikibazo cya kabiri rero, twebwe njyewe nawe twakiye Yesu, tubihagazemo dute? Ese hari intambwe turi gutera? Hari abantu turi kuzana kwa data? Hari ubwo turi gukora akazi ko kubaka ingoma y'Imana kuri iyi si? Ni ukuvuga ngo hari abo tujya twumvisha ko Yesu yabapfiriye ku musaraba, tukababwira ijambo ry'Imana cyangwa se tukabereka inzira ijyana mu ijuru, tukababwira ijambo cyangwa se tukabereka aho bajya gusengera. Mbese hari ikintu turi gukorera Imana, yatureba ikavuga ati nayo igaseka ikanezerwa? Niba ntacyo, reka twongere twisubireho turebe ukuntu bihagararamo, maze dore iminsi isigaye ari mibi, maze umwami yatureba akatunezererwa. Ubwo rero ndangije, reka dusenge. Mubyeyi mwiza, Mana isumba byose, nyir'ubutungane, Mana igira ibambe, turagushimye ko turangije iki kiganiro. Turagusabye Mana igira ububasha ngo wongere utwibutse impamvu Yesu yagiye ku musaraba, utwibutse ibyo yakoze, utwibutse aho twari turi n'aho duhagaze ubu ngubu, maze uduhe imbaraga zo kubihagararamo, maze dushobore ndetse no kugenda mu nzira igororotse, tugenda tuyobora n'abandi. Bitwumvishe rwose Mwuka Wera, udutere n'umwete wo kubihagararamo neza, maze igihe dusigaje kuri iyi si tujye duhora iteka dusingiza Imana nitureba, maze nayo inezerwe. Shimirwa, wimirizwe hejuru, kandi uhabwe icyubahiro Mana yacu, tubisabye kubwa Yesu Kristo, amen. Reka nongere rero mbashime kubona mwafashe akanya mukaba mwakurikiye iki kiganiro.
ndetse nongere mfate n'aka kanya mbashime nongera kuvuga nti pasika nziza, mugire ibihe byiza, ubwo tuzasubira. Imana ibarinde mukomere. Amina.